Metenda majabu Yesu. Haleluya, haleluya. Imana yacu nishimwe cyane kandi Uwiteka Imana nahimbazwe. Bene data, nshuti z'Imana, ndashaka kugira ngo uyu munsi tuvuge ku ntwaro y'Umukristo. Yesu nashimwe. Muraho neza ariko? Haleluya. Imana rero itugirire neza kandi Yesu atwiteho. Ni ku nkuru y'umugabo Dawidi, uburyo ki Dawidi yahamagawe kandi muri icyo gihe yagombaga guhangana n'Umufilisitiya wari warigize igihangange. Yesu atugirire neza. Igihe kigeze rero Umufilisitiya ahangana na Dawidi, ariko Dawidi yari afite ikintu cyitwa kwizera muri we. Dawidi yari yararangije kumva ko Uwiteka ari mugari muri we, kandi yari afite kwizera yuko Imana izamuneshereza amahanga. Imana itugirire neza. Uyu munsi wa none nawe ndashaka kukubwira ngo Uwiteka Imana akuneshereze Umufilisitiya umaze igihe akurenganya, akuneshereze Umufilisitiya umaze igihe akwitambika imbere, akuneshereze Umufilisitiya umaze igihe agusuzugura, akagusuzugurira Imana yawe. Imana itugirire neza. Hari igihe abantu badusuzugura twebwe abasenga, bavuga ngo nta bwenge tugira, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka Imana uri muri twebwe arihagije, kandi Uwiteka ajya agabiza abantu tukabasha kunesha Abafilisitiya batwitambika muri uru rugendo. Imana itugirire neza. Umufilisitiya wawe ni uwuhe? Ni wa wundi ukugambanira mu kazi, ni wa wundi ukurogera abana bakaba bashize, ni wa wundi uguteza indwara za buri munsi, ni wa wundi waguteje inyatsi za buri munsi, ni wa wundi utuma utinjira mu kazi kawe, ni wa wundi utuma utinjira mu migisha yawe. Imana itugirire neza. Wabuze ikintu wakora, wabuze ikintu, usigaye ubura n'icyo wavuga, ariko reka nkubwire ngo haleluya, utayazerebo. Uwiteka Imana akuneshereje ayo mahanga kuri imbere, akuneshereje uwo Mufilisitiya, akuneshereje Umufilisitiya akurenganije, akuneshereje Umufilisitiya watumye uriganwa ukabura urushako, watumye uriganwa ukabura urubyaro, watumye uriganwa ukabura amahoro mu rugo rwawe. Yesu atugirire neza kandi Yesu adufashe. Amina, amina. Arangije reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Samweli rero igice cyaho cya mbere, ibice 17 umurongo wa 45. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo. Imana itugirire neza. Nta rindi zina turwanisha abakristo, nta rindi zina twizeye atari Uwiteka Imana wenyine, nta rindi zina turwanisha atari Kristo umwami w'abami. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndashaka kukubwira ngo rero wizere Kristo uri muri wowe afite imbaraga, wizere Kristo wakuneshereje ry'amahanga kera, wizere Kristo uyu munsi aracyariho kandi aracyari ku ngoma. Imana yacu nishimwe. Uwiteka Imana nawe akuneshereze uwo Mufilisitiya wakuzengereje, Umufilisitiya uguterera abana ntibumvikane, Umufilisitiya uguterera abana bakarwara, Umufilisitiya uguterera mu masezerano yawe ukumva yuko ugiye gupfa utayagezeho. Reka nkubwire ngo Uwiteka Imana arihagije. Muhereze ikibanza muri wowe, wongere kwizera, wongere kuzura imbaraga z'Umwuka Wera, wongere kuguma mu masezerano. Uwiteka Imana aje kukuneshereza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.